dufite abari kutwumva ku Cyizere TV kandi turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Buri wese udukurikira umunsi ku munsi ahabwa umugisha n'Uwiteka. Tugiye kumva ijambo ry'Imana, tuvuga n'imirimo y'Imana igenda ikora. Ariko mbere yuko tuvuga ijambo turabanza tugasenga, tukiragiza Uwiteka kuko mbere na mbere Imana. Uri Data wa twese mwiza, ndagushimye ko uri mwiza Uwiteka we. Uri Imana igira neza bugacya bukira. Uri Imana itwitaho uko bwije n'uko bukeye. Turagushimye kubw'uburinzi bwawe bwiza. Turagushimye ko watanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Uwiteka Nyiringabo, ni kubw'ubuntu bwawe nta kiguzi na kimwe twatanze, ariko kuba tugihumeka umwuka w'abazima, Uwiteka we, ni kubw'ubuntu bwawe turagushimye. Nuhabwe icyubahiro. Waturindiye imiryango, natwe ubwacu uraturinda. Warinze igihugu cyacu, nuhabwe icyubahiro. Warinze abayobozi bacu, warinze itorero, nushyirwe hejuru kuko uri umubyeyi. Nuhabwe icyubahiro mukunzi, turagushimye. Uri Imana yo kwizerwa kandi uri Imana yo kwiringirwa. Uwiteka utagushima ninde? Iki gitondo tuzamuye amashimwe tuvuga imirimo n'ibitangaza wagiye udukorera. Mwami Imana yacu, iyo hataba ubuntu bwawe, ubu Satani aba yamaze kutugeza ahacecekerwa, ariko turagushimye. Nuhabwe icyubahiro. Nyemerera rero mukunzi mwiza, tugiye kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe rijya rihembura imitima y'abababaye. Ijambo ryawe rirakiza. Ijambo ryawe, haleluya, rirahembura. Nuhabwe icyubahiro. Haleluya. Turagushimye kubw'ijambo ryawe. Uwiteka Nyiringabo, wagize neza. Ijambo ryawe riruta andi magambo yose. Nuhabwe icyubahiro. Nushyirwe hejuru kuko uri Imana ishobora byose. Mwami Imana yacu, nkweretse Data wa twese umugaragu wawe ugiye kuvuga ijambo ryawe. Ndaguhamagaye kugira ngo ubane nawe. Ndaguhamagaye kugira ngo umubere umuyobozi. Ni wowe uzi iby'imitima yacu ikeneye. Nyemerera Uwiteka Nyiringabo akubere umuyoboro, uvugire muri we mu izina rya Yesu. Mwami Imana yacu, nyemerera muri aka kanya kandi natwe tugiye kumvira ijambo. Haleluya. Uduhe imbaraga zo kuryumvira. Uduhe imbaraga Uwiteka Nyiringabo. Ibyo nibyo tukwisabiye. Urakoze kuri Imana nzima, kandi buri wese uri kutwumva ku Cyizere TV ahabwa umugisha nawe, ndetse na kameramani wacu umuha umugisha. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze kubyumvise rero, tubisabye twizeye izina ryawe ryera Yesu. Amen. Amazina yanjye ni Mutuyimana Racheli, nkaba ndi umubyeyi ushima Imana. Rero murabibona ko ntari njyenyine, ndi kumwe n'umugaragu w'Imana. Haleluya. Agiye kutugezaho icyo Imana yashyize ku mutima we. Ubwo rero muhaye ikaze, niwiyumvemo ikaze. Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Nanjye nitwa Muhire Bernard. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye ko nongeye kubona umwanya wo gutambutsa ijambo ry'Imana ku Cyizere TV. Imana y'amahoro n'ibihererwa icyubahiro. Amen. Kandi namwe mbasabiye umugisha ko mwemeye kumpa uno mwanya kugira ngo mvuge Imana, nsome rino jambo ry'Imana ndi kuri channel yanyu Cyizere TV. N'abateze amatwi Cyizere TV muri hirya no hino hatandukanye, basabiye umugisha ku Mana, kandi mbasaba kugira ngo muzajye muhora mumva ijambo ry'Imana rinyura hano kuno muyoboro, kuko ni ijambo rizima ritavangiye, ijambo rikiza, ijambo rizura, ijambo ribohora. Imana y'amahoro nibaha umugisha. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana rero. Turasoma ijambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana. Turasoma igice cya 9, dusoma umurongo wa 6 n'uwa 7. Turasoma iryo jambo, niturangiza tuvanemo icyifuzo dufatanye dusenge. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Yohana igice cya 9 umurongo wa 6 haranditse ngo, amaze kuvuga atyo acira amacandwe hasi, ayatobesha kondo, akamusiga ku maso. aramubwira ati genda uyuhagire ku kidendezi cy'Isorowamu
asobanura ngo yaratumwe. Yego. Nuko aragenda ariyuhagira agaruka ahumutse. Amen. Iri Amen. niryo jambo nagira ngo tuganireho. Ni ijambo nahaye intego ivuga ngo hura na Yesu. Muri ino minsi dukeneye guhura na Yesu kandi akagira icyo adukorera. Yego. Uyu ni uwari ngo yari yaravutse afite ubumuga bwo kutabona, kandi abantu bo muri karitsiye bose babizi ko ariko yavutse. Abari bamuzi n'abamubonaga asabiriza bari bazi ko yavutse atyo. Ngo umunsi umwe Yesu arimo kugenda, ngo abantu baramubaza batese uriya ni wowe wakoze icyaha cyangwa ni ababyeyi be bagikoze? Bamubaza gutyo, natekereje bashaka kugerageza Yesu ngo bamenye, kuko bari bamuzi neza. Bari bazi uburyo yavutse, bari bazi ko yavutse atabona, bari bazi uburyo yakuze yabakuriye imbere atareba, ariko bamubonye babaza Yesu bati ni iyihe mpamvu yatumye umuntu avuka atareba? Ese yakoze icyaha? Yari kugikora gute se kandi yari ari mu nda ya nyina? Ese ni ababyeyi be bagikoze? Ngo Yesu yumvise ibyo bamubaza, ngo arababwira ngo hoya, ari uyu nta cyaha yakoze, n'ababyeyi be ntacyo bakoze. Yego. Byabaye kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Imana ishimwe cyane. Hari ibiba atari impamvu z'amakosa, ari ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanwe, kandi Imana yakora nyuma tukayishima. Yego. Ngo Yesu ngo arangije, ngo amaze kubabwira gutyo asuhuza umutima aravuga ngo nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa, kuko bugiye kwira ubwo umuntu atakibasha gukora. Yesu rero ari mu kazi. Nagira ngo mbabwire abateze amatwi cyangwa bareba Icyizere TV ko Yesu ari mu kazi. Amen. Yesu ari mu kazi, arimo gukora, kandi ntawe wamukoma mu nkokora. Barangije ngo aravuga ngo nkwiriye gukora. Bana ishimwe cyane. Yesu akwiriye gukora muri iki gihe. Ngo atoba kondo amusiga ku maso, aramubwira ngo genda wiyuhagire. Niwe twasomye. Barangije ngo aragenda ariyuhagira arahumuka. Yesu uri mu kazi nagira icyo agukorera, nagutobera konda asiga ku kibazo cyawe. Uyu yatobye konda asiga ku maso kuko atabonaga arahumuka. Nawe hari ikibazo ufite gikeneye Yesu. Hari icyo wagerageje biranga, hari icyo wavuze biranga, wazamutse imisozi ubwira abantu baragusengera biranga, warirwaniriye ushyiramo imbaraga n'ubushobozi n'amafaranga yawe biranga, ariko hura na Yesu agutobera kondo akore ku icyo kibazo gikemuke, ngo amusiga ku maso. Ngo agaruka areba. Yesu nashimwe cyane. Agaruka areba, abantu bose bamubaza babibaza niwe mbese nuwo basa ninde, ariko ngo arababwira ati ni njyewe. Nahuye na wa mugabo witwa Yesu atoba konda nsiga ku maso, arambwira ngo ngende niyuhagire ku kidendezi Silowamu, ngaruka ndeba. Nahuye na Yesu. Mwifurije guhura na Yesu mu bihurimo. Bana ishimwe cyane. Hura na Yesu. Haleluya. Mu bukene bwawe uhure nawe, mu burwayi bwawe uhure nawe, mu nzara ufite uhure nawe, mu bibazo runaka, mu manza ufite uhure nawe. Nuhura nawe aragira icyo akora. Uyu yahuye nawe ngo amutobera konda asiga ku maso, nawe nuhura nawe aragira icyo akora. Mana ishimwe cyane. Nifuje guhura na Yesu mu bihe ndimo, nifuje guhura na Yesu mu magorwa ndimo, nifuje guhura na Yesu mu bigeragezo ndimo, nifuje guhura na Yesu muri ibi bihe bigoye abagenzi, kuko niduhura ntago dutandukana amaramasa, kuko hari ibyiyumvira afite. Ibyiyumvira afite nta bindi akwiriye gukora umurimo.
ni umukozi kandi ubwo afite intego yo gukora umurimo w'uwo mutumye natwe twifuje guhura nawe ngo dutobera kondo akoze ku kibazo cyacu kandi nicyo cyifuzo cyacu. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusenga Imana kubwira ijambo. Mbese urashaka guhura na Yesu? Mbese ufite icyo yakemura muhuye? Mbese urabona muhuye hari aho yakora ubwo uburwayi bwawe? Urabona ubumugejeje imbere ngo hari uwari umaze imyaka 12 ngo bahuye akoze ku ncunda gusa ngo icyago cye kirakira. Urabona uhuye nawe utakira. Imana ishimwe. Mbese ubwo bukene bwawe wibwiye ko atagukenura muhuye, wifurije guhura na Yesu. Nimuhura hari icyo akora. Reka dusenge Imana kubwira ijambo. Ariko icyamugahura na Yesu no munsi, icyamugahura na Yesu muri ibyo bihurimo, icyampa mu rugendo ujyamo ujya kureba umupfumu ugahurirayo na Yesu, icyampa mu rugendo ujyamo ujya kureba gukora ibindi bitanezeza Imana ugahurira na Yesu. Kuko Sawuli ajya i Damasiko yaragiye kurenganya ubwoko bw'Imana, ariko ageze mu nzira ahura na Yesu aramuhindura. Sawuli aba mushyashya, abuhamya Yesu. Icyamugahura na Yesu. Imana ishimwe cyane. Akagutobera kondo agashyira ku kibazo ufite kandi kigakemuka. Reka dusenga Imana kubwira ijambo. Mwami Imana ishobora byose, turagushimiye ko waduhaye Kristo kandi turifuza guhura nawe. Niduhura nawe arakemura ibibazo byacu, niduhura nawe araduhumuriza, niduhura nawe araturengera, niduhura nawe aradutabara, niduhura nawe aratubohora, niduhura nawe tukamubona neza. Umuririmbyi yararimbye aravuga ngo nuzuye agahinda n'ubwihebe, mbuze ibyo niringiraga. Aravuga ngo amaso yanjye arahumuka, ndamureba Yesu ndanyurwa. Arangira aravuga ngo none ni Yesu mpaza wenyine, nta rindi zina nemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Mwami duhe guhura na Kristo, adutobera kondo gusa sige ku kibazo cyacu, twizeye ko gikemuka, natwe tukagarukana amashimwe. Bikoreye kwiyubahisha, sabye nizeye mu izina rya Yesu. Amen.